noneho nyigera mu isoko ngo dore nguyu Joyce wa Juno we, ngo dore nguyu Joyce wa Juno. Abagabo baramfashe barankurubanye nyine ngo bagiye kunyereka abandi bantu ngo babo bankunda. Uzika amaboko yaravuyemo bakambwira ngo na ahantu ujya ngo turakugumana abagabo. Icyo gihe nahise ibintu byose mbivamo, ndavuga ni kanicare hamwe, Imana niyo yamaye ibingibi byose ifite n'ukundi kuntu izabigenza, ariko nayo nagerageje gukora, nuko byanze ariko naragerageje. Okay. Uretse icyarahani se hari ikindi kintu wakorera? Icyarahani ikindi kintu nakora nakiga gusuka cyangwa nkiga guteka. Nakiga gusuka cyangwa guteka, kuko nahoze ndi umukozi wo mu rugo. Kwiga guteka nyine mana yanjye, ariko ndi kugenda mbimenya pe. Aha, ngaho ugenda wiga icyarahani wa mugani ndumva aricyo kizagushobora. Ese abandi bana biba wowe wabaguriye, abandi bana bajya mu wa mbere primaire wabaguriye? Ya nyine nabaga ndi ku buzima nyine ndi kwikorera amadafari nyine kugira ngo mbeho. Madafari, imbaho bita madiriye, urazizi? Amaki? Madiriye. Amadafari. Ubwo wabaga ufite imyaka ingahe? Nyine nabaga ndi munsi y'imyaka 10 kuko naje i Kigali, naje gukora akazi ko mu rugo mfite imyaka 10. Nabaga ndi munsi y'imyaka 10. Yes. Ariko koze kenshi abantu batagiye mu ishuri nta nubwo bamenye igihe babyarira abana. Nyine biba bigoye, kandi iyo uvuze ibintu by'ishuri nyine birambabaza, kuko ari igihe nyine nigeze kubona amahirwe yo kujya kwiga, ababyeyi banjye barabyanga. So rero ibintu bijyanye n'ishuri ntago nyine birambabaza kuba narize, kandi icyo gihe nari mfite amahirwe. And anyway I can, I will support. Okay, thank you man. Sawa, ciao. Bye. Josiane umujinya wa Joyeuse umujinya wa mwishashaho. Ashaka cyane ndawufite. Wiki. Ariko mbere na mbere Dumba. Ese ko mbona wandakariye? Njyewe? Umuntu wari sheri wanjye iyo wumvise ko aguhaye invitation akubwira ko agiye kurongorwa uba ugomba kwishima. Ese dura cyankunda cyangwa? Hayi. Cyanacho. Invitation nzihagarike nzikureho. Twikomezanyiriza. Nta kibazo wowe ko ibyo ushaka, dore ko nango. Kenny Chris mwaramutse. Wowe uranyandikira ngo ufite inkuru ngaho ibyo ushaka kumbwira bimbwirira. Niyo ushaka kumbwira urunyareke ngo urashaka kumbwira. Ego, nitwa Nayoguhora Jean de Dieu niyo mazina yanjye. Nitwa Nayoguhora Jean de Dieu niyo mazina yanjye. Yego. Ariko nzwi ku izina rya papa w'abatoto. Nagushakaga nyine hari ikibazo nari mfite kandi gisa nkaho gikomeye, kuko mu myaka nk'ibiri ishize nahoze ndi umukinnyi wa filime mu Rwanda. Amayeri yawe uyu munsi ntabwo akoze nk'izina ryawe kakubitwa n'inkuba. Genda utapinge niyo gahunda yaha. Tapinga triste nk'ibihumbi 5 kuza kubwanuka kakubitwa n'inkuba. Iyo mureka tukumva byagiye. Police urandika uwo mwanya wakabaye wandika utigeze utapinga. Tapinga hari abantu bamaze gutapinga, tumaze kujya kuri tapinga 250. You have to tap the screen reka nkubwire. Ibyo bintu byo kujya muza gukoresha platform mudashobora gutanga umusaruro. Izi tapu nta kintu zimaze ariko ndazikeneye.
nta mafaranga zinyinjiriza. Niba wumva ko platform wayanyuzaho ubutumwa bwawe, nawe yihereza umugisha. Fata injaba zawe, nta mafaranga ufite, tapinga, nudatapinga tumuka. Mani naze. Tukomeze. Josia jya mbere rata. umunsi umwe uzatuka umuntu njye mbere na mbere ndashaka kubanza gusaba Dumba wihangane, urabizi mubwire ngo ndagukunda. nase Ikindi Godfather izina kuguhamagara Godfather, We. dore ikintu nshaka kugusaba. Urabizi ntago wakora ikintu utahawe mugisha n'ababyeyi. Urumva? Nubwo ukiri mutoya ariko uri umubyeyi w'abantu benshi hano. Oyasi. So rero uri umubyeyi wanjye na Dumba we n'urukundo rwanjye. Rero ndagira ngo unshyigikire mu bintu ngiye gukora. Ibi Ngiye gukora ubukwe. ntabwo ngiye gushyigikira mu ugiye gukora. Nese nutanshyigikira nzashyigikirwa nandi. Uracyari muto, ngiye wumva inama nakugiriye ni iyi ngiyi. Wavuye iwanyu uje mu mujyi wa Kigali gukora no gushaka ubuzima. Ufite imyaka 21 niba narakumvishe neza. Yego. Uhurudutse gushaka umukwe, umugabo agiye kukurongora akubyare mw'abana akujugunye cyangwa mubane by'agahe gato. Urimo kunyumva? So ufite amahirwe 50 yo kubana nawe mukaba umuryango. Andi amahirwe 50 nuko yaguta nkuko abandi babata. Ugasigara uri n'impinja. Njye nakugiriye iyi nama. Ibyo ukura cyari muto, fata imyaka 2 ubisubike inyuma niba kwemera nawe. Ikintu ukora, ishaka umwuga wiga. Uwo mwuga numara kuwiga aho ngaho mu mujyi wa Kigali, wagize amahirwe yo gusohokayo, abantu 2-3 barakumenya. Urumva? Biroroshye cyane nk'izina Joyeuse. Urumva? Utagifatwa nk'umukozi wo mu rugo kwa amasaha, wafata umwuga w'amezi 6. Wakwiga kudoda, wakwiga gusuka, fata umwuga wige. Biteye isoni reka ngukatire nona. Ntabwo uri muzima, ntabwo uri ikimuga, ntabwo biteye isoni kumva. Ntuzongeye no kuza kubyina ngo bagwaye amafaranga ngo yo kugura amatera. No sense ku myaka yawe. Shaka umwuka wiga. Niba ari kugusapotinga tugusapotinge, twishyurira umwuga. Urimo kunyumva? Uje kumanika amaguru kuri uwo mugabo wawe uvuga ngo aramutse anakuretse watunga umwana mugiye kubyarana. Turi kumwe? So ibyo uvuga ngo yarize ngo ugikora n'umuntu wizera kabira ibintu ujya wigirisha kuko hari ibyo byigisha ngiyewe ntabwo nyemeza nka Dumba ndakubwiza ukuri. Dumba warakwikundira. Agufata uko. So shaka umwuga wige tukwishyurira umwuga. Wiga amezi 6 cyangwa umwaka, ubura aho ngaho ufite akantu wakora. Urumva? Nurangiza iyo gukora tuzagukora. Bitari ibyo ntabwo ngende ku ruhande rwawe. Nagasange wana. Ko agenda ko kanyishe. Agenda karanyishe. Ariko nubundi reka nkubwire Godfather, sibyo? Kwiga kudoda nyikora no mu rugo nahoze mbifitiye inzozi. Kwiga kudoda biga amezi 3. Urumva na amezi 3 biga. Njyewe iriya nama wangiriye yatumye nongera njijuka mu mutwe ndavuga ni kwiga kudoda koko nakwiga kudoda na amezi 3. Kandi ubu ngubu mbitangiye ubukwe burabura amezi 3 n'igice kuko buzamukwa 5. Mbyize nkagura n'imashini yanjye nzajya nigiraho nkabyiga nyine. Ubukwe bwazajya kuba nyine narabisoje atari ngombwa nyine ngo n'ubukwe ngo mbahagarike. Kuko nimba twaravuye mu bintu byo kwandikisha umurenge ntago biba ari byiza nyine gukinisha nyine abayobozi. icyo nakubwira Joyeuse, nugenda urongorwe aho kugira ngo uzabe umusambanyi Kigali nk'ibi byana njyamo nabifite imyaka 22 nanjye kuryamana n'abantu 500. Wavuga ukiri muto ukabyara ibyo ngibyo icyarana uko wakibona ugifite wagenda ukanagishaka kerega imyaka iracyari imbere. Ufite imyaka 21. Sibyo du. Banza ceceke. Akigaraka turi. Banza ceceke banza ceceke. Urumva? Aho
kugira ngo uzagende aho ngaho wiyongere ku bantu bakuryamiyeho, cyangwa uzagende ku mugabo ufite imyaka 28 agiye kuryamana n'abagabo 8, wapfa umugenda ngubu w'ikingano uko nguko kuryamana n'abagabo 30. Wow. Reka reka Dumba njyewe nicyo ngukundira nubwo nagukundaga cyane uranshyigikira. Godfather niyo mpamvu ituma utanshyigikira, nshyigikira wowe dore oya ntabwo twigeze Godfather niyo mitekerereze ye. Ibyo avuga nawe niko abyumva, nanjye ibyo mvuga niko mbyumva, urumva. Dumba njye ibyo uvuga muje nawe, ibyo uvuga muje nawe, ibyo uvuga umva mana yanjye, mba negereje ijambo nk'iri kwiga nakiga mana yanjye kuko ndi umuntu ufata mu mutwe vuba. Sawa nyine njye ntabwo ngushyigikiye, genda urongorwe. Ariko se Godfather kuki imbere wanshyigikiraga ariko ubu ukaba utakinshyigikiye, ni ukubera iki? Ntabwo ariko umuntu wese agomba kugushyigikira. Jewe none se genda utegura uko umbwira icyo ngiye nzagutwerera, ariko nyine ntabwo ngiye uko mbyumva bari kumanza gushaka kuko. Wow, icyo nacyo ni ikigaragaza ko umva mwana we, icyo nacyo ni ikigaragaza ko unshyigikiye. Sawa nyine.